Murakoze cyane. Ndashaka kubasobanurira ku bintu bimwe na bimwe bisa nka bibabaje cyane, biranababaje cyane mu by'ukuri. Ndashaka tuvuge ku bagabo abafite ibibazo bikomeye, twavuga ko ari ikibazo cyo kudatekereza neza. Ntabwo ari abagabo bose, ni bamwe na bamwe, simvuze bose, ko benshi cyane bafite ibitekerezo byiza, ariko abandi usanga nta mwanya bafite wo gutekereza, ahubwo bakagendera ku nama bagiriwe na bagenzi babo wenda bageze hano muri Amerika. Niba mbivuze gutyo ni ukuvuga, ndi kuvuga cyane cyane ku bagabo bavuye wenda muri Afurika, ni ukuvuga bashakanye n'abagore babo bakabadeklarara bakagera inaha ngaha. Abo ngabo nibo ndi kuvuga cyane cyane ko bafite ikibazo gikomeye, ko muri bo biri kugaragara uko bafite ikibazo cyo kutamenya ukuri kw'ibintu, cyo kudatekereza neza, kandi bakagira n'ikibazo cy'abajyanama. Si ukuvuga ngo ni abajyanama wenda nabo badasobanukiwe n'ibintu, barabizi, ariko ugasanga ari ubugome babakorera, kuko barabaprofita ko nta kintu bazi cyo muri Amerika, bakabashyira mu bitekerezo bitandukanye kandi bitameze neza. Reka mbisobanure neza, kuko kera habagaho umukino twakinaga kera wa dame, bitaga ngo ni kiper ganye, ni ukuvuga utsinzwe niwe utsinze, niko bimeze gutyo. Umukino bawitaga ngo utsinzwe ngo niwe utsinze, ni ukuvuga mwakinaga dame ukagenda usunika gahoro gahoro gutyo, wabona mugenzi wawe kuri hafi ukayifata ukayishyira hafi ya mugenzi wawe kugira ngo ayirye, kandi yamara kurya iyo dame yawe cyangwa akapiyo, niko twabitaga gutyo, ukaba uratsinzwe. Ariko watsindwa iza zose zikarangira zose, akaba ari wowe utsinda, niyo bavuga ngo kiper ganye. Urumva ni umukino mu by'ukuri wasaga nk'ari umukino usekeje. Uwo mukino rero, niyo mpamvu navuze kuri uwo mukino, ni uko niwo abantu benshi cyane cyane abagabo, impamvu z'abagabo bakiva muri Afurika badeklarana n'abagore babo, nuko niyo makese menshi umuntu agenda yumva, umuntu agenda akurikirana ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu z'abagabo, kuko birakabije, birengeje urugero. Ikibazo uko kimeze ni uku nguku, ni ukubanza ukamenya amategeko ya migration, uko avuga kuri ibyo ngibyo. Aha ni ukumenya amategeko ya migration, kuko abagabo benshi cyane bari kuza, bakaza bagera ku kigo cy'indege, cyangwa bamara iminsi 2 iminsi 3, bakavuga ngo okay, singishatse uno mugore, turatandukanye, ibintu nk'ibyo ngibyo, bagatandukana gutyo. Ngira ngo nigeze kubabwira muri video yanjye bitwa na fraude kuri ibi bya immigration, kandi ugasanga bitameze neza. Bishobora kuba bimeze nk'ibintu bita ngo ni scammers, n'aba scammers babatekamitwe. Mbese niko abo bagabo bari kumera ubu ngubu, ariko hano ugasanga hari abantu babari inyuma babagira inama yo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, bakigira nk'aho batazi ingaruka yabyo, hanyuma bagashaka kuyobya umuntu, kandi ntibamubwire ngo yewe ukora ibi n'ibi, ariko menye ko ingaruka y'ibyo ugiye gukora ni ibi n'ibi. Icyo twatangiye tuvuga ni uko abantu baraza, yagera ku kibuga cy'indege cyangwa yagera inaha ngaha, yamara iminsi 2 cyangwa iminsi 3, akavuga ngo okay, ngewe birarangiye, ntukiri umugore wanjye. Kandi abagabo wenda turi kuvuga ngo basa nk'aho batakaje ubwenge, nta bwenge bafite, bagahita ko birukira ako kanya ngo bagiye gukora divorce, ngo bagiye gutandukana. Urumva ikibazo muri immigration, baravuga ngo muri ino minsi uko bimeze, nuko iyo umugore akuzanye, wenda tuvuge n'umugabo, ndi kuvuga abagabo cyane cyane, ariko birashoboka hari n'abagore nabo bafite bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, birashoboka. Ariko waba umugore waba umugabo, urumva hagati aho ngaho ni ikibazo cyo mu mutwe, niko nabivuga gutyo, kuko upfa gukora ibintu uhubuka, ukora ibintu usa nk'aho utitaye ku ngaruka zabyo. N'abajyanama bawe, abo nibo banzi bawe ba mbere, abo ngabo nibo banzi number 1, abo ngabo, kuko ntabwo umuntu yakubwira ngo nugera ngo uzakore ibi n'ibi, ntakubwiye ngo ariko ingaruka n'izi, uvuge ngo uwo muntu ni umuntu wawe. Ntabwo ari umuntu wawe, nubwo yaba umubyeyi wawe, nubwo yaba inshuti, umuvandimwe, uwo muntu nawe
mu mutwe nta kiba kigenda. Icyo narimo kuvuga ni uko amategeko ya migration nashaka ko mubyumve neza, nimba umugore akudekaraye cyangwa udekaraye umugore, ni ukuvuga iyo ugeze aha ngaha ugahita kutandukana, bahita ko babona uko ari scam, wascamize immigration cyangwa wakoze icyo bita ngo marriage fraud ya mariage. Ni ukuvuga wakoze ibintu ufite inyungu, with intention, uko bavuga intention yo kugira ngo ugere muri Amerika gusa. Kandi ibyo ngibyo ntago ari byo, kuko nyine mwakoze ubukwe birarangira, mufite umwana, wenda birashoboka abana 2 3 bangahe gutyo birashoboka, ariko wagira ngo avuga ngo okay, si nkimushatsi uwo nguwo. Amategeko y'ino uko bimeze muri no minsi nuko immigration iri gukurikirana abantu batandukanye bataramarana n'imyaka 4. Ni ukuvuga niba muri kumwe n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe mutaramarana imyaka 4, mugahita ko musaba divorce, bahita ko babikurikirana. Impamvu babikurikirana niki? Nuko hari impamvu nyinshi, hari kwiba mu buryo butandukanye cyane cyangwa gukora fraud mu buryo butandukanye mu bintu bya mariage. Ushobora kuzana umuntu kugira ngo muhe amahirwe yo kuza muri Amerika gusa, ushobora kuzana umuntu yagera aha ngawe yishakira kuza muri Amerika gusa, mugahita ko mutandukana. Ibyo ngibyo barabikurikirana, kuko nyuma ya divorce ushobora gushaka undi mugore, ushobora gushaka undi mugabo. Ariko my friend, icyo nababwira mwese nuko aba bantu bafite ikibazo gikomeye cyane. Ingaruka z'ibyo ngibyo ntago nazivuga zose kuko ni nyinshi cyane, ariko icyo nabwira abantu ba victime cyangwa abantu bahohotewe muri ubwo buryo, mufite inzira nyinshi zo gukurikirana abo bantu, kandi ntumuhe umwanya habe n'isegonda imwe. Wenda tuvuge umugore wawe cyangwa umugabo wageze aha ngaha aravuga ngo ntitukibanye nawe, iyo bigeze gutyo hita kuri reportinga ako kanya kuri ICE kugira ngo baze bamufate, ko bazamufata bamusubizeyo ako kanya. Niko bimeze gutyo. Urumva rero niyo mpamvu narimo kubabwira, ntago bashizemo ubwenge bwo gutekereza amategeko icyo abivugaho. Bariruka gusa ngo tugende tujye gushaka gatanya, tujye gukora ibi n'ibi gusa, bakiruka bakajya kubikora, ariko bari muri risk ikomeye cyane kurusha n'abandi. Urumva rero niba ufite umuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo, akaba yaraje akavuga ngo sinkishaka kubana nuno mugabo, wenda n'umugore ngo turatandukanye na, cyangwa sinshaka no kubana habe na gatoya, uzakurikirana. Ikindi nacyo, nimba ari umugabo wawe akaza yagera hari akavuga ngo singishaka kubana nawe, cyangwa umugore wawe akabona ugeze muri Amerika mukabana iminsi 2 iminsi 3 mugatandukana nawe, umugabo akavuga nta kigushaka, umugore agomba kuripotinga muri immigration. Ko utaripotinze muri immigration, uzaba ubifitemo uruhare nawe, uzaba ufite complicité muri aho ngaho, uruhare muri ayo makosa yakozwe. Niyo mpamvu nabwira, wenda tuvuge ko twavuze ngo abagabo nibo bari gukora ibyo ngibyo inshuro nyinshi cyane, ni ukuvuga icyo nabwira abagore, iyo case nk'iyo ngibonetse, hita kubijyana muri immigration ako kanya, kugira ngo uwo mugabo wawe aho ari bahite ko bamuyora ako kanya bamusubizeyo, kuko ni umunyabyaha, ni criminal ruva muri immigration. Iyo ni crime, ni amakosa mabi cyane abakoze. Ngira ngo ni ibyo ngibyo, kuko abantu benshi bavuga ngo reka mubabarire, reka muhe amahirwe, reka nongere ndebe niba azagaruka, niba azakora ibi n'ibi. Ariko uwo mwanya uri gukora gutyo, uwo mwanya uri gutakaza gutyo, uwo mwanya nawe wagukora ukabona nawe usubijwe muri Afurika. Kubera ukurumva rero gusubizwa muri Afurika mu gihugu cya bisobanura iki? Bisobanura ko wowe ugasubizwayo, umugore agasubizwayo, n'umugabo agasubizwayo. Nuko ugafata abantu babiri bose, bashaka kubafata bose bakabasubiza, kubera ikosa ryakozwe n'umuntu umwe wenyine. Niyo mpamvu ibyo bintu abantu bagomba kujya babiripotinga vuba. Nuko bimeze. Impamvu nyinshi turi kubona cyane cyangwa impamvu nyinshi zikunze kuba zihari cyane, usanga umugabo akaza akavuga ngo umugore wanjye afite imyaka myinshi, turatandukanye n'imyaka myinshi, sinshaka kongera kubana nawe. Okay, nose kubera iki utabyanze ukiri hanze y'igihugu? Utangiye kubibona ubu ngubu ari kugeze muri Amerika, ako kanya waba ufite ikibazo cyo kuba gusubizayo. Urumva? Cyangwa ukagera ino umugabo akagenda bakamubwira ngo umugore wawe yitwaye gutya mu gihe utari uhari, bimeze gutya na gutya, amagambo menshi y'abantu babandi bashaka kubatanya. Ukabona noneho
umugabo afashe icyemezo ngo wapi sinshobora kubana n'umuntu nk'uyu nguyu, nta n'ikimenyetso na kimwe ufite, ariko ko abantu babikubwiye gusa ngo ngomba guhita ko ngenda, uragenda, ariko ushobora kugenda ugasanga aho ugiye kugera bwa nyuma ni hariya waje uturuka, niba ari Uganda, niba ari Kenya, niba ari hehe, niba ari Mozambique, niba ari hehe, Malawi, ahariho hose uragenda ukora ibyo ngibyo binyuranye n'amategeko, ukurikiranwe, nurangiza gukurikiranwa ako kanya uhite gusubirana. Ntutekereze ngo uzajya gufata umuloya azamvugira, azamfasha muri ibi ngibi, no, uzamufata, ariko icyo cyaha cyo kirahari kera. Nuko bimeze. Nigeze kuvugana n'umuntu umwe gutya ufite ikibazo nk'iki ngiki, kwa kundi abagabo bakunze kwiruka ngo tugiye gushaka za gatanya gutyo, umuloya aramubwira ngo none se wa mugabo we urashaka gutandukana n'umugore wawe, ese ntabwo umukeneye? Ngo umugabo aravuga ngo hoya, ntabwo umukeneye. Abaloya benshi bakunze kuvugisha uko, ni abanyamategeko, bazi ibintu uko bimeze. Abwira umugabo ngo none se kutazakenera uno mugore wawe, kandi uno mugore wawe hamwe na immigration nibo bagufite mu maboko yabo. Ni ukuvuga hagati anga uri muri Amerika kubera umugore wawe na immigration. Umwe muri bo aramutse avuze ngo subirayo, wasubira. Mbese ni nk'ako yarimo kumubwira. Urumva rero hagati aho ngaho icyo nashatse kubabwira nuko abagabo bari kwikora ibintu nk'ibyo ngibyo, ukabona bari kugenda bahemukira abo bashakanye kubera uko yageze ino ngaha, ngo andusha imyaka, afite imyaka myinshi, afite gutya na gutya, abantu bakamujya mu matwi bakavuga byabigenze gutya na gutya, umugabo agafata icyemezo nk'icyo, ariko abakugira iyo nama ni babi cyane. Nashaka ko ino video niba yumvise neza uyigeze ku bandi bose, kuko uzaba usevinze, ufashije abantu benshi cyane kugira ngo batakomeza kugwa muri iki kibazo, kuko abantu bose bafite amakese nk'aya ngaya, bose nimba uzi uko wakoze ibintu nk'ibi ngibi byo kuvuga ngo utandukane n'umugore wawe mutararangiza iyo myaka ine nk'uko bimeze, ukigera muri Amerika, ndakubwira yuko ufite 90% y'akaguru kamwe kari mu ndege yo kugira ngo usubire muri usubire aho wavuye, kuko wakoze icyaha kera, icyaha waragikoze icyaha, nta kuntu wavuga ngo nta naho ufite wagihungira, uretse n'icyo ngicyo n'amafaranga menshi cyane, kuko abo bagore, wenda tuvuge abo bantu benshi bagiye bagira icyo kibazo, uzasanga umugore ari no kukwishyuza amafaranga yagufashijemo. Amafaranga yagufashijemo ukiri muri Afurika azagenda aho ngaho yabare yose, avuge ngo uno mugabo natanze ibihumbi n'ibi, akajya kuri Western Union akasana za report za Western Union cyangwa ahandi hose, cyangwa kuri konte yiwe gusa akareba konte y'amafaranga agiye yohereza niba akoresha World Remit, ugasanga akuzana ibifaranga bingana gutya, wenda niba ari ibihumbi bingahe yaguhaye, ayo mafaranga yose bazayakurukisha. My friend, ni ikibazo gikomeye cyane, ugomba kwitwara neza. Murakoze. Bye.